Nshuti bakunzi ba Kamera Gospel TV show, turasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana iduhaye kugira ngo tuwusangiriremo ibyiza byayo. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana bitandukanye n'ibindi bihe byabayeho. Ni umunsi nifuza ko buri muntu wese uduteze amatwi urimo kutwumva yumva ikintu kidasanzwe Imana yapanze cyangwa Imana yagennye mbere y'uko Imana imurema. Ijambo ry'Imana ryambwira ngo nakumenye ntarakurema, wowe wabayeho mu bitekerezo by'Imana wabanje kubaho. Umwanditsi umwe yaranditse avuga ngo w'indirimbo yaranditse ni Kamariza muramuzi mwese ngo ujya kumurema yari yaraye murota. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ndakurekera kugira ngo ukuri iki kiganiro ahari wenda Imana irashaka ko uhura nayo binyuze muri njyewe. Si uko ndi umuntu udasanzwe, ndi umuntu nkawe, ariko icyo Imana yanyuzamo cyaba icyayo kugira ngo kiguhemburire ubuzima. Imana iduhane umugisha. Katubanze dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye. Ni wowe ushobora byose, ni wowe waremye byose, isi yose n'ibirimo byose n'ibikubarire bivuye ngo uri uwera. Ni wowe waremye ijuru n'isi, ni wowe waduhagaritse tubaho, ni wowe wavuze ngo ibibeho byose bibaho, kandi uko wabishatse niko wabikoze. Icyo ni kibi cyangwa mu izina ryawe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, rikoresha amaso y'imitima yacu, tubashe kunyura ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi wa none Imana impaye ijambo ridasanzwe ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire amwe mu makuru kuri Yesu Kristo utagiye umenya ariko y'ingenzi kugira ngo urusheho kumwizera. Muri studio ahangaha ndagira ngo nkubwire yuko Imana impagurutsa yambwiye ngo nkubwire ngo hari icyo Imana yashatse kuri wowe byatumye ubaho ubuzima urimo kubaho uyu munsi wa none. Tubibona gute rero? Turifashisha amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 9. Ayo magambo avuga neza inkomoko n'impamvu Yesu yaje mu isi. Ari nayo mpamvu nawe wakwibaza ngo ngiye kuki naje mu isi. Impamvu yakuzanye mu isi ni ukwera ko hari impamvu. Ni nayo mpamvu Imana yabanje kurema isi. Aya magambo reka tuyasome. Aravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu nabo baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo bishimira imbere yawe, ibyishimo nk'ibyo mu isarura, nk'iby'abantu bishima bagabanya iminyago. Kuko umutwaro bamuhekeshaga nk'ingegene bamukubitaga mu bitugu, n'inkoni y'uwamutwazaga igitugu wabivunnye nko kuri wa munsi w'Abamidiyani. Ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose n'imyenda igaraguwe mu maraso bizaba ibyo gutwikwa bibe nk'inkwi zo mu muriro. Nuko umwana yatuvukiye. Uyu murongo niwo ngira ngo dutindaho cyane. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Imana ishimwe cyane. Ndaganira nawe nk'amateka, ndaganira nawe nk'ubuzima bwa buri munsi busanzwe. Ni impamvu ki Yesu yemeye kuza muri iyi si? Ni impamvu ki uyu mwana w'umuhungu yatuvukiye? Turavuga amateka y'umugabo witwa Yesu. Yesu wenyine. Muri iki kiganiro ni Yesu wenyine. Ndagira ngo dusesengura akantu ku kandi turebe impamvu n'ubuzima bwa Yesu yabayemo kugira ngo tumwigireho. Buri cyumweru, buri wa gatanu, buri sabato, buri munsi usanga insengero hirya no hino ku isi zifunguye. Ziba zizihiza umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. Hari abajya gusenga mu izina rya Yesu, aribo twita abakristo.
hari n'abandi bajya gusenga mu yandi mazina, ariko sinshaka kujya kuri ayo mazina yandi, ndagira ngo twizerere cyangwa se turebere muri iri zina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo, ijambo ry'Imana ratubwira ngo yari Imana, ni Imana, yahoranye n'Imana. Ayo magambo turayabona aho yanditse mu Itangiriro, tukongera tukabona mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16, ngo kuko Imana yakunze bari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Impamvu n'umugambi wo kuza mu isi kwa Yesu ni iyi. Mu by'ukuri hari abantu bamwe batinda cyane ku kwibaza cyangwa se ntibamenye no gusobanukirwa impamvu nyamukuru yo kuza kwa Yesu. Isi yabayeho ari icuraburindi, isi yabayeho abantu bakubitwa umunsi ukira, isi yabayeho itagira uyigenga, isi yabayeho idafite ubuzima abantu banezererwamo. Nta byiringiro bari bafite byo kuzabaho, nta mateka yandi no guhinduka bari bafite bizeraga. Ariko igihe kiza kugera ngo Imana ibona ibyo bintu ntago bishobora gutuma igira umutekano. Umuntu yari yaranduye, yari ari mu buzima bwanduye bubi cyane, aho yakoraga ibibi akabikorera mugenzi we. Umuntu yagiriraga nabi undi, agahetesha ibitugu by'undi, agakubita undi, akica undi, akumva nta y'itegeko ritegereje inyuma kuzagira icyo rikora kintu. Iyo watemaga umuntu nawe wagomba gutemwa, iyo wicaga umuntu nawe wagomba kwicwa, iyo wagirira icyo wakoreraga umuntu mugenzi wawe nawe wagomba kukigira gute, gukigirira. Ariko Yesu ngo Imana iri mu ijuru ibona ubwo buzima nta murongo bufite, nta cyerekezo na kimwe bufite, nta ntambwe n'imwe nzima ibugaragaramo, ni amaraso n'imiborogo, ni icuraburindi n'umwijima. Kubw'urukundo rwayo rero, kubw'urukundo rwayo yitegura inzira, iravuga ngo umwana wanjye, murabizi ko ngo habaye inama zitandukanye mu ijuru. Amarayika ati se ubu ngewe biriya nabishobora, ariko aba bantu nabagombe sinabavamo, ntago nabinjiramo, ni babi cyane sinabegera. Undi nawe ati reka biriya bintu sinabye, n'ubundi bagenda bapfe bapfiriye, ntacyo bimaze, ntacyo undi bazatumarira kintu. Ariko ngo Imana irahira babo ngiye kugenda ubwanjye mu ishusho y'umwana wanjye. Itegura umwana w'umukobwa witwa Mariya, itegura Mariya wari umukobwa witondaga, iwabo bari babizi ko yitondaga, muri karitsiye bari babizi ko yitondaga, ubuzima bwe bwari ubwitonzi. Wewe ngo yari akiri n'isugi, ku myaka ye umukobwa nkuriye wari ukiri isugi yaritondaga pe. Ngo byageze igihe rero marayika aragendera amubonekera aryamye mu nzozi, yarimo ategura ubukwe, ngo aramubonekera mu nzozi aramubwira ngo witinya mwana wanjye Mariya, nakurebye mu bakobwa bose ndareba nsanga niwe mukobwa ahangaha witonda, kandi uzambyarira umwana, uzabyara umukiza w'isi, uzabyara umuntu udasanzwe. Ku isi bazamenya ko wabyaye uwo muntu, bazabyandika, bizandikwa ahantu hose. Niyo byanditswe ahangaha rero ngo nuko duhabwa umwana w'umuhungu. Ariko impamvu Yesaya yabyanditse muri ubu buryo, yaravuga ngo dore isi yari umwijima yasaga nabi, ariko ibonye umuntu uyiha umucyo. Haleluya. Twabonye umuntu uduha umucyo. Wa mukobwa wabonye umuntu uguha umucyo, wa muhungu wabonye umuntu uguha umucyo, wa mubyeyi wabonye umuntu uguha umucyo, ushyira umucyo mu buzima bwawe, aragusobanura, urisobanukirwa, urimenya, umenya agaciro n'imbaraga ufite, umenya imbaraga nke zawe aho ziri, umenya ibyo washobora n'ibyo utashobora, umenya aho wakwerekeza n'aho utakwerekeza, umenya aho wavuye n'aho ugana, kuko umucyo watashye mu buzima bwawe. Nshuti bakunzi, ndagira ngo babwire iki kintu kirakomeye. Umuntu utari wamenya uyu mucyo wazanywe na Kristo, uyu nguyu waje ahetse ubutware ku bitugu bye, uyu nguyu waje akavukira mu isi, akemera guca mu nda y'umugore, akemera kubaho ubuzima nka buriya yabayemo. Ndagira mbabwire gato ku mateka